na runaka ayo magambo yamanjwa agira ingaruka uyazibukira mwana wanjye. Ariko nshaka kuvuga amakuru y'aya magambo y'aka kanwa y'ibintu biva muri aka kanwa uburyo byagukiza cyangwa bikakwicisha, uburyo Imana ibyumva, uburyo Imana iza kumva igiza no gutega amatwi kumva ibiganiro. Uzi ko aya magambo Imana igiza kuyumva. Uyu Maraki mu gitabo cye cy'ubuhanuzi yavuze ngo abana b'Imana iyo bateranaga, ariko banza umva ko kantu ko guterana. Reka tubashimire, reka mbifuriza umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese, cyangwa se nawe ukurikiranye iki kiganiro kuri Eva Mama Lionel. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire, iguhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Niba utameze neza reka nkubwire ngo humura, uyu munsi ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yego. Ariko uko muri iyi minsi muri iyi minsi usigaye wambara kabyara werega ibi bintu na nijoro usigaye rwose. Ibi bintu no kujya mu byihanganira rwose pe. Umugani wa muhungu ati ni indwara twarwaye pe. Iyi ni indwara umuntu aba arwaye wakakubitiraho n'akantu ko kuberwa. Icyo cyo rwose hari akantu nyine nari maze iminsi ndimo mvuga ngo wambaye neza, ariko reka nari kuvuga ngo wambaye neza, ahubwo nyiramaso yerekwa bike hari igihe mba mbona nanakabije. Ibi ariko ntibizagire uwo bibangamira, twarabikoreye. Iyo ushaka kwambara cyane utanga imyenda cyane, washaka kurya cyane ugatanga ibiryo cyane, washaka gutunga amafaranga ukatanga cyane. Naho twabikuye mu gutanga. Iyo wambika abandi nawe urambara, wagaburira abandi nawe ukarya, watunga abandi nawe ugatungwa. Ibi ni ibintu dukorera. Okay. Nshimira abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatandatu y'abadiaspora, abantu mwahisemo kwigumira hano kuri Eva Mama Lionel, abantu mukunda umushumba, nukuri Imana ibaha umugisha kandi bishimira. Ese iyo mvuze umushumba wumva icyo mvuze? Ndabyumva. Barabyumva abantu ba hano bazi ko uri umushumba. Buke n'abatabyumva bazagenda babyumva, kuko no mu ishuri abantu ntibajya bumvira ibintu rimwe. Hari n'abantu bava mu ishuri bataranamenya. Yego. Reka dushimire abantu batira telefone kugira ngo bakurikirane ibiganiro bya Eva Mama Lionel. Reka dushimire n'abantu bari bafite telefoni ariko bakaba basenga Imana ngo bazabone telefone Imana yibahe. Ukaba ufunguye kuri machine ugeze ku kazi ariko ugakurikirana Eva Mama Lionel background, umuntu uza yagenda ukazamura video ugakomeza ukareba, ariko mu gihe cyo gufasha ukaba uhagaritse ari ukareba kino kiganiro, ukaba ugitanye, ukaba ukigeze kuri uyu munota hafi wa 4 cyangwa wa 5. Imana y'amahoro iguha umugisha. Wari umeze neza mubyeyi? Meze neza cyane. Ako kantu ka cyane n'abantu bankurikiyeho nabo bankurikiye bajye bakunda kugashyiraho. Yego. Muri make hari umwuka wigeze gutera n'uburiho, ukabaza umuntu utamakuru nta kigenda umeze ute, ni gahoro. Zira ni inyikirizo z'abazimu. Inyikirizo y'Uwiteka nimeze neza, noneho mujye mushyiraho cyane. Iyo ushyizeho cyane hari ukuntu uhise utanga Satani mu mashyi no mu mudeho. Yego. Uyu munsi rero ngiye kugusaba dusenge, tumara gusenga ntangire noneho. Uyu munsi rero ntabwo ari ibibazo, ahubwo ni ukuganira twungurana ibitekerezo. Urakoze ikaze. Uwiteka turagushimiye kubw'urukundo rwawe, neza yawe kwirondora byaratunaniye. Iyo turi kuvuga igitangaza wakoze uhita ukora ikindi, twagitangira nacyo ugabukoza ikindi. Mbega ntitubirondora, ni byinshi. Kugeza izi saha tunejejwe mu mutima no kuba turiho. Mana we, ibi ni ibintu tudafitiye ubusobanuro aka kanya, ariko mu bumana tunezezwa no kuturiho. Sabiye umugisha n'imbaraga umuntu wese unkurikiye.
igitangaza cyawe kibe ku buzima bwe, ikiganza cye gihirwe, icyo azakora cyose kizamubere cyiza. Ndacagagura ingoyi za Satani ku buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu. Ndasaba gutabarwa kandi agatabarwa ku gihe. Urakoze. Bana natwe dusoza, ufashe umuntu ugiye kumva iri jambo arwaye akire, ababaye yishime, agenda agera aho ajya amahoro. Iri jambo rikosora ibintu byinshi mu buzima bw'umuntu. Urakoze, ndagushimiye Mana kubikora neza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen. Urakoze cyane Imana iguha umugisha. Nariho ntekereza ikintu tugiye kuganira, nanjye ndi kugenda nyuza gira ubwoba. Ndatangaye cyane, hari aho ngeze numva ndatangaye, ariko ubwo nyine nawe ugiye kudufasha nanjye nungukirwe. Ese ikibazo kirabaza ngo mbese hari igihe gishobora kugera mu kanwa k'umuntu kuganira kwe, gusenga kwe ntikunezeza Imana? Ese ni ryari umuntu ashobora kunezeza Imana mu kuganira kwe, mu gusenga kwe, mu kuvuga, kubumbura akanwa ke konyine, Imana ikavuga iti nayo igatega amatwi? Tubwo ari kanakuri ati rwose igahita ituma abamarayika ahubwo hatagira ijambo riza kutandikwa. Mama Lionel, ni ryari biba byagenze gute? Ese bibaho cyangwa ibintu byose Imana yumva ibyiza ntiyumva ibibi? Ese n'ibibi n'ibibyumva byagenze gute? Imana ibahe umugisha. Sinzi niba mbajije neza. Ubajije neza cyane. Mva uko Bibiliya ivuga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, abandi bavuga Timoteyo wa kabiri ariko ntabaho. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2:16, avuze ngo ariko amagambo y'amanjwe atarayimana yazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Hanyuma twajya no muri Maraki. Umuhanuzi witwa Maraki, umuhanuzi muto rwose, atari uko ari muto mu mwaka, ahubwo ari uko yahanuye ubuhanuzi buke. Ubuhanuzi buke. Igice cya 3:16. Yego. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Yego. Wacu hari umugabo wajyaga ahita avuga ngo Imana idufashe kandi tugirire neza. Akantu kose avuze ati Imana idufashe kandi tugirire neza. Amen. None natwe Imana idufashe kandi tugirire neza. Tubonye aho Pawulo yavuze ati reka rero nkubwire mwana wanjye Timoteyo, mu bintu uzajya ugendera kure, mu bintu uzajya wirinda, no mu bantu uzajya wirinda, ujye uzibukira amagambo y'amanjwe. Uri n'umuntu w'umugabo. Amagambo y'amanjwe, amagambo y'amatiku yo kuvuga runaka mujya ukajya kuri runaka, amagambo atagize icyo yunguye famiye, amagambo atagize icyo yunguye itorero, amagambo atagize icyo yunguye sosiyete, amagambo atagize icyo yunguye abo mwiganye. Ayo ni amagambo y'amanjwe, ujye uyazibukira, uyagendere kure. Yego. Ntacyo amaze, usibye kugusubirishamo ngo zana usubire mu byo wavuze, usibye gukomanya runaka na runaka. Ayo magambo y'amanjwe agira ingaruka, ujye uyazibukira mwana wanjye. Ariko nshaka kuvuga amakuru y'aya magambo y'aka kanwa, y'ibintu biva muri aka kanwa, uburyo byagukiza cyangwa bikakwicisha, uburyo Imana ibyumva, uburyo Imana iza kumva, igiza no gutega amatwi kumva ibiganiro. Uzi ko aya magambo Imana igiza kuyumva. Uyu Maraki mu gitabo cye cy'ubuhanuzi yavuze ngo abana b'Imana iyo bateranaga, ariko banza umva ko kantu ko guterana, burya abana b'Imana mujye mugira igihe muterana. Yego. Guterana kw'abana b'Imana iyo bateranye hari ikintu kiba.
noneho ngo iyo bateranaga ngo hari igitabo cy'urwibutso cyabumburwaga ngo ibi biganiro abana b'Imana barimo bavuga ngo iki gitabo ngo bakandikamo ibyo bari kuganira ngo bikajya bihora biba urwibutso. Haleluya. Bivuze iki? Bivuze ko aho abana b'Imana bari yego bakwiye kuzibukira amagambo y'amanjwe bakavuga ibintu bituma Imana iza. Haleluya. Aha, mu ijuru hariho yo ibitabo bitatu niko tubona. Sindagerayo ariko ngo hari abantu bagezeyo. Sibyo ko nabo bantu bagezeyo umwe atubwira ibidasa n'ibyundi. Banza wenda hari ubujya muri quartier ya twakwiti ya Biryogo, undi akajya ya Kimisagara, undi akajya Gatsata, kuko quartier zose ntizifite ibintu bimwe kandi hose yitwa muri Kigali. Yego. Banza rero n'aba bantu bagiye kuko iyo baje nta uratubwira ibisa n'ibyundi. Yego. Ariko amakuru dufite nuko hari ibitabo bitatu. Yego. Igitabo cy'imirimo, igitabo cy'ubugingo, n'igitabo cy'imirimo cy'urwibutso. Hari imirimo, yego, ubugingo n'ikibiganiro. Yego. Noneho muri ibi bitabo bitatu Maraki we yabonye iki gitabo Imana igira kibiganiro. Bivuze iki? Ndashaka ko umuntu udukurikiye icyo nshaka kuvuga ni ukumenya imbaraga z'akanwa. Nukumva wavuga mu buryo Imana yandika. Amen. Nukumva warekura amagambo atuma Imana iza kwandika. Kandi nubona ugenderewe n'abantu bazana amagambo batuma Imana itaza kwandika, bazibukira niko Paulo yavuze yabwiye Timoteyo. Yego. Nubona no kuri telefone hari umuntu ushaka kukubwira amagambo nkaho yazibukire, muganire ku buryo Imana iza. Twajyaga turimba ikorasi ngo abana b'Imana iyo bateranye icyubero cy'Uwiteka kiramanuka kikabagota. Guterana kw'abana b'Imana, ubundi iteraniro ry'abana b'Imana ni iteraniro rivamo ibintu bikomeye. Cya mbere rivuguruza andi materaniro, cya kabiri rishyiraho ibintu bitari biriho, rigakuraho n'ibyari biriho bidakenewe. Yego. Guterana kw'abana b'Imana iyo bahuye hari ikiba mu isi y'umwuka, hari ibisenyuka, hari n'ibyubakika. Yego. Guterana kw'abana b'Imana iyo bahuye, umwe atyaza undi agataha yaka, undi nawe yakakurushaho. Guterana kw'abana b'Imana, presence yonyine niyo baterana ari abana b'Imana bakicara gutya ntibavuga. Kuko Paulo yavuze ngo ntiturwana mu buryo nk'ubw'abantu. Bakica bateranye naho batavuga, hari ikintu kiba. Ariko none ahangaha bahaye agaciro ibiganiro bagira. Sifa kwa Bwana. Haleluya. Bahaye agaciro ibiganiro abana b'Imana bagira iyo bateranya bya biganiro byiza, ngo Uwiteka amanukana igitabo akajya atega amatwi. Yego. Icyo runaka avuze bakandika. Runaka nawe yavuga bakandika. Byumvikana ko hari ibiganiro bikwiye kwandikwa kuko Bibiliya yavuze ngo bihora biba urwibutso. Hari ibiganiro abana b'Imana baganira birema ibintu mu myaka nk'icumi. Hari ibiganiro abana b'Imana bashaka kuganira bitegura ibintu bizaba nko mu myaka 10. Urugero, Salomo yigeze kwicara avuga ati nimuze twubake inzu y'Uwiteka. Nimuze twubake inzu y'Uwiteka, ahabaye umusaka tuhasane, nubwo turwana n'imyuka y'umwanzi, umwuka wera yirusha imbaraga. Muze twubake. Igitekerezo uri yatanze kikandikwa, icyo uri yatanze kikandikwa, mugashyira hariya bikarangira nta mafaranga mubonye, ariko mufite ibitekerezo mwana biganiriye bikarangira habuze amafaranga. Igitabo kikadepozwa mu bwami bw'ijuru. Uwiteka yareba ibiganiro baganiriye bakabona bifite umumaro w'ejo mu buzukuruza ku itorero, ku bapagani, ku bazasuzugura Imana, bakabona ibiganiro byaganiriwe kuri iyi tariki byubahirijwe bisubijwe, byazavamo ikintu gituma Imana icyubaro cyayo kizamurwa. Yego.
cyampa abantu bakajya mu mwuka bakamenya ikintu mama Leonel Imana yamutumye uyu munsi ku cyerekeranye n'ibiganiro. Uzi ko n'umugabo n'umugore n'abana famiye cyangwa famiriye hirya no hino yateranye igaterana ikavuga iti dukurikije ikintu Imana yadukoreye, iyo tugira amafaranga tuba tuguriye Imana iki? Iyo tugira amafaranga tuba dukoze iki? Iyo tugira amafaranga tuba dukoze iki n'iki? Imana ikandika ikagenda ikabyigaho bigahora biba urwibutso. Imana ikavuga iti nkurikije ibiganiro baganiriye ndo witeka ibi biganiro ngiye kubishyigikira. Mfite ubuhamya bw'umuryango umwe. Umugabo ni umugore nimuvuga gutya hari abantu wenda hari igihe azakurikirana n'iyicano yawe. Dore ko Imana isigaye yaguhaye kuguruka nk'ikizu. Aleluya. Tindaho yaguhaye kuguruka nk'ikizu kuko hari n'abantu b'inshuti zanjye bakubonaga ku yandi macana batari bazi ko ufite cano, ariko ubu bamaze kumenya ko ufite cano. Ariko uyu muntu yari afite ubukene, arangije bitewe n'inzira n'ibiki byose yari yaranyuzemo, abana n'uwo mumama abana be bajya inama barasenga. Burya rero amasengesho havuyemo inzu, icyo ni kimwe. Kabiri havamo intebe zo muri salo. Gatatu havamo televiziyo. Kane havuyemo ibiryo. Aleluya. Kuko bahuje umutima bagasengera hamwe. Uvuze rero ibintu byo mu rugo byitwa ibiganiro, bagiye inama. Yego. Umunyarwanda azi ubwenge aravuga ngo abajya inama Imana irabasanga. Urakoze ko ishinga imizi rero aho hantu ho kuganira. Mu nzira ijya Emmaus. Abagabo bari kugenda bavuga ibya Yesu n'ibyo ngo ariko batazi yuko uwo bari kumwe nawe ari we nyine, ari we bari kuvuga. Ayiwe Yesu we mu biganiro babaruvuga mu biganiro ugere. Aleluya. Abantu ntago bazi ko no mu bujyanye no kubaka urugo neza harimo ibintu byitwa ibiganiro. Abakozi b'Imana ntibazi ko mu kugira ngo batere imbere mu ivugabutumwa habamo ibiganiro. Abashumba ntibazi ko mu kugira ngo itorero barishumbe neza habamo ikintu cyitwa ibiganiro. Abantu benshi rero ntago bari kubibona, nta nubwo banabizi. Imana iguha umugisha kubera ko yaguhaye amavuta ukagira ishurirwa ryitwa kuganira. Nubwo tutaravuga ku magambo y'amanzu cyane. Babiri mu bigishwa baganiraga uko bishe Yesu, bumvise uko asenga n'uko ashima, bose bahera ko bamumenya. Yesu yegera babigishwa atangira kujyana nabo. Iyi nzira ijya Emmaus barimo biganirira biterera story, bavuga uburyo yakubiswe, bavuga uburyo mbega bavuga amateka ye. Hanyuma Yesu arangije ngo abiyufura gake, ngo ariko akora ikintu gituma bamumenya, ngo baramumenya ko yari muri bo, bati koko ari muri bo, arimo agihari. Twumvaga ibintu by'ibipatosi, twumvaga ibintu by'amavuta. Wumvishe umunezero twari dufite igihe yari ari kumwe natwe, ngo bahita bamenya yuko muri bya biganiro baganiye baganiraga bya bindi bita kunegurira umuzi mu mondaro. Ariko Abanyarwanda baravumbura. Ubundi abantu yewe ndashaka guca akajagari kamazimwe kamanjwe abantu barimo muri uyu minsi. Ugasanga abantu bari mu manjwe kuri WhatsApp, mu wasuye umuntu mu abantu myaka yanyu, ku myaka yanyu, ku mashuri yanyu, kuri level mufite, magambo y'amanjwe, amagambo y'ubupfapfa, amagambo y'iki. Muganire mu rwego Imana iza. Hallelujah. Mutere inkuru mu buryo Imana iza. Hallelujah. Muterure ikiganiro mu buryo Imana imanukana igitabo ikandika, ikajya ihora yibuka ngo leta riki abana banjye barahuye, baganira ku murimo, baganira ku iterambere ry'ibizanjye, none ibinzajya mpora biba urwibutso. Hallelujah. Mana ishimwe. Ubundi hari abagabo bo muri Bibiliya bigeze gufata igihe cyari igihe cyo gusarura,
yego kuko badafite icyo basarura. Ye- Ariko Yesu yarababwiye ati ndabizi ko mwamaze igihe muri kumwe nanjye, yego mwebwe rero ntaho mwahinze, ahubwo mwebwe igihe abandi bari mu gihe cyo gusarura yego muzigire hejuru ruguru mu mugwa mu Yego. cyumba cyo hejuru, yego mutegereze ibyo kurya byanyu yego mugende muntegerereze mu cyumba Cyo cyo hejuru hejuru. kandi mu cyumba cyo hejuru nta manjwe barimo Yego. barimo baganira yego ibitabo birabumbuye ibirabumburwa Ya, Imana yareba ikabona ikintu cyitwa urwibutso. Nibavuga ikintu cyitwa urwibutso muri Bibiliya hari n'amasengesho ya Koroneliyo ngo yahoraga ari urwibutso imbere y'Imana. saa cyenda ndi Yego ariko isi ya ya saa cyenda. Haleluya. Amina. Ariya ni amasengesho yubaka urukuta runini ngo agahora aba urwibutso imbere y'Imana. yego Petero igihe bamuta muri gereza yego ab'itorero yego ngo barasenze mama rero ne manzu ukavuge neza barahuye bamanje barahuye bagiye inama bahurira ahantu hamwe mbere yuko basenga hari icyabaye bamanje bahura communication mbega Yego. bahuye habanza ibiganiro baraganira bati ni gute twakuza umuntu wacu Petero kubona Herode yego avuze ko azanezeza abayuda azamwica urupfu rwa nabi yego kandi Petero akaba ari umugabo yewe ubwanjye igihe abwiriza abantu 3,000 bagakizwa na rimwe yego none apfe nk'imbwa Imana irandika undi uzi ko ari jye wa mugabo mutari muzi wari ku irembo ryitwa ryiza banyuzeho bagahagurutsa turareka apfe nk'imbwa mu ijoro barandika undi umupagani utera ari igaburo tujya inama nk'abantu b'abagabo dutahe dusubire mu mirimo cyangwa dukuzeho kataza umupagani witwa Herode utarigeze amenya Imana. Habanje ikiganiro mu ijoro barandika hanyuma bihita bikora ikintu cyitwa urwibutso. Urwibutso ruvamo kashe imanura marayika w'Uwiteka umumanurira muri gereza. Ikiganiro kibyaye kuva muri gereza. Yego. Iyo abana b'Imana bateranaga ibiganiro byabo byatumaga bamarayika mu ijuru Byatuma- n'ibizima Haleluya. n'abasarafi bafata amababa bikaba inyigo bagashira muri wino Igo. bagafata impapuro bakandika bikaba urwibutso bati baganiriye gutya cyage iki kiganiro harya mwacyanzuye mute mu ijuru dukurikije ibintu baganiriye n'imigabo n'imigambi bafite mu ijuru mwacyanzuye mute ako mama rero uko nibutse n'ahandi hantu Eh. ahatatu eh reka tuvuge mu cyumba cyo hejuru tunahasoze maze nkubwire n'ahandi hantu hatatu eh mu cyumba cyo hejuru uzuko Imana yarasetse ikurikije ibintu bari barimo baganira igiseka ngo Imana irakwenkwenuka umwuka ntabwo izi kuntu wavuye muri yo umanukana imbaraga. Haleluya. Imana y'ubwayo biraza ngo bimanuka bimeze nk'ibirimi by'umuriro witakotaye ko Imana rebe nawe umwuka w'Imana wavuye mu ijuru ubwayo uramanuka umanuka ugaragara ababibonaga ngo byari bisa nk'imiriro ngo buri muntu umwuka ukamujyaho umeze nk'ikirimi cy'umuriro. turaza gusanga abantu baba mu magambo amanjwe bagomba kwihana barahombye ahubwo barahombye kuko amagambo y'amanjwe afite umumaro atuma Imana ijundika umujinya kugeza igihe isabye marayika iti ntiza mbe nciye ibya pastor runaka uri mu manjwe. amagambo y'amanjwe ibya evangeliste runaka uri mu manjwe amagambo y'amanjwe yatumye iby'umuririmbyi runaka uri mu manjwe basesa ibibembe Miriyamu na Aroni amagambo y'amanjwe yo kunegura Mose ni Miriyamu kuko Aroni yafashaga Mose Imana ntiyari iratuma ajya mu manjwe ajya mu bibembe. Reka nkubwire abandi bantu bigeze kwicara yego bajya inama hana yanjye ibitabo birabumburwa
umva ndabitekerejeho neza nsanga tukwiye kujya duhurira hamwe dutuma ibitabo bibumbukwa. umuntu dukurikiye ibuka umwami iyo umuntu dukurikiye ibuka umwami wari waracumbikiye Hadasa ari we Esiteri agacumbikira na Morodekayi igihe abanyamanjwe umunyamanjwe yacuraga igiti cya mikono 20 ingahe kirekire kimusumba cya mikono 50. yego ariko umwami nawe igihe ngo yateranye inama ijuru noneho uko bacura imigambi reka nkubwire uko amagambo y'amanjwe aba menshi ku bakozi b'Imana niko n'Imana yibutsa yego yibuka ibiganiro abakozi b'Imana baganiriye mbere y'uko amanjwe aterana. hari ibiganiro byaganiriwe bigomba kuba urwibutso bikanetraliza ubujajwa bavuze uyu munsi. Mama Leonel haleluya haleluya navuga byinshi cyane ariko haleluya birarenze. iteraniro ry'abantu b'Imana basuranye kera hanjye nyine abantu barasuranaga bakaririmba indirimbo zo mu gitabo bakaniganira amagambo ya Bibiliya bikandikwa. yego kugeza ubu hari n'ibimaze imyaka 10 byanditse Uwiteka atarasubiza kandi azasubiza pe. Uwiteka azasubiza. Imana ihabwe icyubahiro. aya magambo y'amanjwe muyazibukire niyo ntego y'isomo ry'uyu munsi. muve mu magambo y'amanjwe adafite umumaro muyazubikire. abana b'Imana iyo bateranaga bakaganira ibitabo byarabumburwaga hakaba ikintu cyitwa urwibutso. turashaka urwibutso. haleluya haleluya. muganire ku buryo Imana yandika hakaba ibitabo ihorere bikavuga ati abana banjye itariki neye barateranye baganira gutya barongera kandi baraterana. kandi iyo bateranye hari igitabo kiba urwibutso guhura kw'abera. ngo nimurebe ukuntu Ebedimeleki n'abantu 30 bahuje inama kubw'ibiganiro bakajya gukura Yeremiya mu rwobo atarapfa. nukuri abana b'Imana mujye mufata igihe muterane iteraniro ryanyu. Imana ikumburira iteraniro. Imana hari ibiganiro ikumbura. Imana ikumbuye ibiganiro nk'ibyo ngibyo mwajyaga muganira abakerubi bakazunguza amababa. Imana ikumbuye bya biganiro mwaganiraga ikumvamo kwera kwayo. ntabwo ikeneye ko muhura mugafungura amafilimi n'ibiki byose n'amatiku. ikeneye bya biganiro bituma igira gutya igahindukira. biyihindukiza mukayideviya neza ikaza igahindukira cyangwa se nimba ari hano igahindukira mu rwego mushobora gushiduka ihisi inakebuka. Imana idufasha cyane. haleluya. ntabwo mudeviye ariko uvuze byo kudeviya Imana. nibuka umugabo bajya bita Henoki. Henoki yarazi kuganira. Imana imuha umugisha Noki. Yesu Kristo ko nfashijwe ngo nuko ngo yagiye aganiza Imana. ubundi yarasanzwe yegeza mu nzira. yego akabwira ati muramuke naheje ubundi atashe tigera nanjye nagiye. ngo ariko ngo Henoki ngo uwo munsi ngo aganiza Imana. Imana irakomeza iragenda ngo bageze ngo barinda bagira ku marembo y'ijuru. ngo Imana ibwira Henoki yateyezera none twegendere. ibi bintu urimo mbwira ibiganiro tugiranye nta marayika wabimbwira. wisubira ngwino twikomereze twige ngwino. amina cyane. ngwino twikomere direbo shaya ngwino twikomereze. ibi biganiro biraryoshye ngwino twikomereze. ibiganiro reka nkubwire ibiganiro biraryoha. Mama Leonel muri 2000 niho nzi muri 2003 abantu bari bafite kuganira ukabona umubwiriza butumwa arabwirije abantu bakasoza bagiye kwihana. yego nta nubwo yatindaga kuvuga ngo abakeneye kwihana muzamure ikiganza. abanyamwuka nabo uko yabwirizaga bagiragayo ukumva umwuka w'Imana mbese
amababa na wino n'impapuro byakoreshejwe. Dukumbuye kuganirizwa n'abantu mushobora kwemera ko no kuremwa kwacu byabanjirijwe n'ibiganiro. Nimuze tureme umuntu ase natwe. Baricaye baraganira. si byo se Rusiferi yahereye ko nyine yigira igufwa. nawe azi kwishyamangaza. ati kuki mwamuremye kandi yari umuzererezi. yari inzererezi. nawe azi kwishyamangaza, nawe ibiganiro bye nta kigenda. ariko ibaze kugira ngo bicare ngo nimuze tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu. Ibi bintu byabanjirijwe n'ibiganiro. Turashishikariza abantu b'Imana, abarokore munkurikiye, abantu bamenye Yesu, mugerageze mukure intego y'ijambo ni ugukura amagambo amanjwe mu kanwa kanyu. Kumenya akanwa, gusobanukirwa akanwa kawe ibikavamo. Ntabwo gakwiye gukorerwamo ibintu bibiri binyuranye, ngo kavemo amazi aryoshye nyuma y'umunota umwe kavemo akereta. Amagambo amanjwe ntakabe muri mwebwe mwamenye Imana, mugire ibiganiro bituma Imana imanukana igitabo, ibumbure, yandike, bijye bihora biba urwibutso. Imana idufashe tugirire neza. Murakoze. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire. Ndumva twavuga ngo abantu rwose pe nibashake ikintu gituma Imana itabatera umugongo igihe kinini. Yego. Kuko umuntu ugira ibiganiro byiza Imana ihora yumva gusa. Yaravuze ngo arega amatwi yanjye aho gukiye kumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Ahari ushobora kuba udafite ibya mirenge, ariko gerageza Imana yumve gusenga kwawe. Kuko muri Yesaya ni 64 gutyo 60 umurongo wa 10 hari ijambo nasomye muri Yesaya rivuga ngo nzatuma igisiga cy'amerwe ariwe mugabo ufite ibyanjye mu kiganza. Yego. ngo asohoze inama zanjye. Yego. ngo narabigambiriye ngo no kubikora nzabikora. ko nabigambiriye niko nzabisohoza. Ni ukuvuga ngo Imana, abantu bamenye yuko Imana uko ugenda unezeza hari igihe ishitura urukungu. Ni igisiga cy'amerwe. Akomamarene ntabwo mugisha kuvuga. Urakoze cyane kuri kw'Imana. Urakoze. Urukungu narwigiyeho naye nasanze yuko hari ibintu Imana, hari ibikoresho by'Imana rurarukungu ariko ishinzwe kugira ngo rufumbire umurima. Kandi reka nkubwire noneho nyuma y'urukungu. Rurarukungu rwafashije benshi. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Ukunda kuruvuga rurarukungu. Ni ukuri Imana iguha umugisha kuko nta gihe kwera kw'amasaka, kwera kw'ingano kwagira umumaro nta rukungu rwagize. Wari uzi yuko reka nkubwire uyu musaruzi narutwika ntabwo azarutwikira ku irembo, oya azarutwikira mu murima. None wari uzi yuko ibintu bitwikiye mu murima bigira ifumbire? Iyo ari ifumbire iteye ubwoba. Mungu aho ziri zuba. Mama Leone urakoze. N'ahantu batwikiye ibintu nko mu murima niho hakunda kumera uruyuzi, hakunda kumera ibintu, usanga n'igishyimbo kihicaye kiba gishishe. Tuzakomeza kuvuga ku rukungu waruruzanye muri parite ya gatatu n'igice. Reka nkubwire. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha kandi abishimire. Iyo nageze kuri channel ya Mama Leone, sinzi nyine. Abantu ariko ubundi bazaje mu kiganiro. Azagira umuntu wumva nyine. Ari azagira umuntu usaba karibu avuga ati ndashaka kuzaza ku munsi w'ibiganiro. Yego. Tuzamwakira aze yicara arebe ibintu biba biri hano. Nawe azajya avuga. Bizwi n'abaje ku gicaniro. Abaje ku gicaniro bo n'ubu baravugishwa, ariko n'ubundi mu gihe kongera mugaruke. Ariko ibi biganiro mukomeze mutekereze ku biganiro, ku magambo akwiye kuva mu kanwa kawe. Kuko arega ururimi ngo ni rwiza, ngo barukunda bazatungwa narwo. Ikindi ururimi ngo ni inyama yigenga, ngo rufite ngo ubumara nk'ubwo igishashi cy'umuriro. Mama Leone ni ukuri Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Wakoze kunyemerera kugira ngo dukorane kino kiganiro, ko nanjye ndungukiwe. Buriya hari igihe utinda, mwamubonye, niko, noneho kanaka mwabonye ibyo bamuvuzeho, none ugasanga ayo ni amagambo amanjwe twarimo tuvuga. Tutinda mu magambo y'amanjwe,
ntituyazibukire. Imana yashaka no gushyira ikimenyetso ku byitwigisha igasanga ni amagambo y'amandwa kandi cyane tukarota inzozi z'imiruho kandi twakakwiye kurota ibitugirira umumaro tukamenya imigambi n'ibihishwe bya Satani kugira ngo tubashe kubivumbura maze tubitsindishe rya jambo handitswemo. Imana iguhe umugisha. Amen. Twatangije n'isengesho nagusaba ugasoza n'isengesho. Mana urakoze, tugushimiye imiburo yawe ikomeye. Abantu bankurikiye umunsi usanze bari bangijwe n'amagambo y'amanjwe yo gushyushya inkuru, kuvuga bagenzi babo, kuvuga amagambo adafite umumaro, amagambo atagize icyungo sosiyete. None uravuze ngo abana b'Imana iyo bateranaga igitabo cyabumburwaga kuba urwibutso. Utegetse ko ubu bwoko buzajya buterana buvuga amagambo mazima, buganira, bugira imishinga y'ibyo bazakora, bugira imishinga y'ibyo bazakorera Imana. Ni kuvuze ko aba bana bawe bazajya bicara bakaganira ibiganiro bituma umanuka mu buturo bwawe bwera, ukaza kumva, ukatega amatwi, ukandika, bikajya bihora biba urwibutso. Ikiganiro gihora kiba urwibutso nicyo wifuje muri ubu bwoko bwawe bwera. Asante, ndagushimiye ko ijambo ryawe ritambutse, message itambutse, kandi ko abantu bagiye gukurikirana ibyo ubabwiye bakabishyira mu bikorwa. Suka imbaraga n'imbabazi ku muntu wari waratandukiriye. Urakoze, ndagushimiye Mana kubikoze mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.